Guys, iyi video irareba umuntu udafite akazi. Niba ufite akazi ukabona akazi wifuza nushaka wikomereze, iyi video ntabwo ikureba. Muri kiganiro tujye kuba twarebera hamwe uburyo ujye kuba wabona akazi ku cyitwa cyangwa se kuri company yitwa Abanyamwuga. Company yitwa Abanyamwuga niyo company yonyine mu Rwanda yaguha akazi. Murabizanga tugenda tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone bigamije kuba twagira gute twabona amafaranga cyangwa se tugatera imbere. Ngewe urebera ahangaha mbishinja Abanyamwuga kubera yuko nanjye ubu ngubu mfite akazi kuva mu byaro byongeho za Nyagatare, nanjye nkisanga ndi mu mujyi nk'abandi, ndimo gukoresha smartphone. Ubundi ntabwo nakoreshaga smartphone, nyigura ikizi biba bigoranye. So rero niba nawe ufite wenda uburyo wakora akazi, ukaba wenda warize amategeko y'umuhanda ukayametiriza, ukaba ushaka wenda ubushoferi, kuba umumotari, kuba umwarimu, kuba umuganga, Abanyamwuga bagushakira akazi. Ubu ntabwo bicitaye kuvuga ngo uri mu Rwanda, kuko n'abantu bari hanze barimo barabafasha. Rero niba ushaka akazi gana Abanyamwuga bagufashe. Abanyamwuga bakora iki? Abanyamwuga bagufashe. Ikintu cyo kubakora ni iki ngiki. Ujya kuba wareba izo nomero uzandikire. Izo nimero ziraguha kode. Noneho iyo kode niyo iguhesha akazi. Wowe numara kuzandikira ibindi uraza kubisobanukirwa. Ariko attention, ndashaka kugira ngo mbishyireho umuco, umuntu uze kuyandikira aba ari serious, basaba amafaranga yo kwiyandikisha. Ayo no baraza kuyakubwira bamaze kugira gute kubandikira. Niba usanga bitavamo nta kibazo, biri ku burenganzira bwawe. Gusa icy'ingenzi ni uko wabona akazi ko gukata amatike kuri gare zigiye zitandukanye, akazi ko ku masitasiyo y'amavuta cyangwa se essence, like ibintu nk'ibyo. Rero Abanyamwuga barahari kugira ngo bagufashe kubona akazi. Niba uri tayari ndakuburiye, njyewe umuhungu Nyagatare muranzi.